Mwiriwe neza nshuti za Paya hazaza h'ifaranga. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uri mu rugo nta kindi kintu ufite cyo gukora uretse gusoma igitabo ukunda cyane, ariko hari ikibazo. Icyo gitabo ufite kiri mu rurimi utumva. Utangiye kwibaza uti nabigenza nte ngo mbone iki gitabo mu rurimi rwanjye? Ako kanya inshuti yawe biraguhamagaye kubaza niba ufite internet. Nawe urayisubiza uti yego naguze y'ukwezi kose. Nayo iti sharinga ndashaka kureba ibintu kuri internet. Akubajije niba warigeze wumva ibya AI na ChatGPT uti oya se ibyo ni ibiki? Nuko inshuti yawe iragusobanurira iti AI bivuga Artificial Intelligence, bisobanuye ubwenge bw'ubukorano. Ni uburyo bigisha mudasobwa gukora ibintu nk'uko abantu babikora, gutekereza ndetse no gufata ibyemezo. ChatGPT ni imwe muri porogaramu zikomeye za Artificial Intelligence. Ushobora kuyibaza ibibazo, kuyisaba kugufasha guhindura indimi, kukwandikira inkuru cyangwa kugufasha mu masomo. Byose bigakorwa hifashishijwe internet. Ako kanya uratangaye, uribwira uti wenda nanjye nashobora kuyibaza uko nabona iki gitabo mu rurimi rwanjye. Nuko urugendo rutangira. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ntitugiye kuvuga kuri AI cyangwa ChatGPT, ahubwo turivugira kuri internet. Abafaransa bayita internet, naho abongereza bakayita internet. Abanyarwanda nabo ntibatanzwe, bagiye kureba yita amazina. Bagira aho bavuga bati ni murandasi. Kurandata ni ugufata ukuboko umuntu utabona ukagenda umwereka inzira. Rero ni murandasi kuko iturandata aho dufite icyuho mu bumenyi. N'abandi nabo bati ni murandasi. Kuranda ni uburyo ikimera kigenda gishinga imizi umurima wose. Urugero nk'uruteja twavuga ko ari icyatsi kirandaranda. Na internet ni murandasi kuko ikwira hose mu gihe gito. Internet ni urusobe rw'ihuza mudasobwa. Mu Cyongereza tubyita connection of computers. Uru rusobe rukaba rugamije koroshya ihanahana ry'amakuru mu mpande zose z'isi. Aha mudasobwa zose zo ku isi zihuzwa hifashishijwe ibi bintu bitanu ngiye kubabwira. Icyambere ni insinga ndende zitwara amakuru ku buryo bwihuse zitwa fibre optique. Izo nsinga zica munsi y'ubutaka no munsi y'inyanja zikambukiranya ibihugu. Ikindi kandi mudasobwa zinahuzwa hifashishijwe ibyogajuru. Ibi bikunze gukoreshwa ahantu kure cyane nko mu mashyamba hadatuwe, kandi aho hantu hakaba hatagera fibre optique. Uburyo bwa kane ni uburyo budakoresha umugozi tuzi nka wireless. Aha router ihuzwa na modem, hanyuma router ikohereza internet mu kirere. Uburyo bwa gatanu ni ubwitwa cellular network. Ubu buryo bukoreshwa ku matelefone bugakorana n'iminara nk'imiyoboro y'itumanaho. Kugira ngo byumve neza, tekereza internet nk'umugezi munini cyane ufite imigezi mito iwushamikiyeho. Iyo migezi mito yose ikajyana amazi aturuka muri uwo mugezi mu bihugu byose byo ku isi. Aho umugezi tuwufate nka seriveri ya internet. Imigezi mito tuyifate nk'imiyoboro ya internet, ariyo dusangamo amafibre optique, ibyogajuru ndetse na za wifi. Noneho amazi atemba muri iyo migezi akaba amakuru ahererekanwa kuri internet. Dore uburyo amakuru agenda kuri internet. Amakuru abanza gucagagurwamo uduce dutoya twitwa packets mu Cyongereza. Utwo duce tugaca mu miyoboro itandukanye ya internet tukagera aho twoherejwe. Iyo twa duce tugeze aho twoherejwe turongera tukiteranya tukavamo amakuru yuzuye.
imbuga nka wa3.google.com ni izorohereza abantu gushaka ibintu kuri interinete, ariko inyuma interinete yo ikoresha ibyitwa DNS na IP address. DNS ni nk'igitabo cy'amazina n'imibare gituma mudasobwa yawe imenya aho igomba gusaba amakuru yibajije. IP address ni nimero yihariye isobanura aho ikintu kiri kuri interinete, tuyigereranye na nimero ya telefoni. Iyo ushaka guhamagara umuntu ukoresha nimero ye. Iyo ushaka kugera ku rubuga runaka rwa interinete, mudasobwa yawe ikenera IP address y'urwo rubuga. Dore uko bikora. Wowe iyo wanditse wa3.google.com muri browser yawe, browser ihita ibaza DNS iti ese wa3.google.com igira iyihe IP address? DNS nayo igasubiza iti IP address ya Google ni 216.58.223.14. Browser ikohereza ubusabe kuri iyo IP address, ari nayo IP address ya Google. Seriveri ya Google igasubiza amakuru yose wayisabye. Uti none se seriveri yo ni iki? Seriveri ni mudasobwa idasanzwe ibitse kandi igakora ku buryo bwihariye. Ikishinzwe ni ukubika amakuru ndetse no kuyatanga ku bayakeneye kuri interinete. Kugira ngo ubone amakuru yo kuri interinete, wifashisha application yitwa Browser. Browser ni program cyangwa application idufasha kujya kuri interinete. Mu ngero za browser tubonamo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ndetse na Safari. Kugira ngo tubyumve neza, reka interinete tuyigereranye n'uruzi runini cyane rufite amashami menshi agera mu bihugu byose byo ku isi. Muri ayo mashami, amazi agenda azenguruka nk'uko amakuru agenda azenguruka mu nzira zitandukanye. Uti none se browser ni iki muri uru rugero? Browser ni nk'ubwato ukoresha kugira ngo ujye muri urwo ruzi. Reka tubyumve neza dutya. Iyo ushaka kugera ahantu runaka, aho ngaho tuvuge ko ari ku rubuga rwa interinete, winjira mu bwato bwawe. Ubwo bwato aha ngaha ni browser. Ugatambuka mu mazi, ayo mazi ni interinete. Ugakurikira amashami y'urwo ruzi. Amashami y'urwo ruzi ni imiyoboro ya interinete kugeza ugeze aho ushaka kugera. Aho ngaho ushaka kugera ni ku rubuga ruriho amakuru wifuza. None se kuki iyo ufunguye browser ukandikamo ijambo ushaka uhita ubona igisubizo? Ibyo bikorwa n'icyitwa search engine, tugenekereje mu kinyarwanda twayita ishakisho. Search engine ni urubuga rwa interinete, ari nabyo mu cyongereza twita website. Uru rubuga rugufasha gushakashaka amakuru kuri interinete. Aho ingero twatanga harimo nk'urwitwa Google, hakaza urwitwa Bing ndetse na Yahoo. Nubundi kugira ngo turusheho kubyumva neza, turaza kwifashisha urugero rwa Google. Nkuko twabivuze, Google ni urubuga rugufasha gushakisha amakuru kuri interinete. Reka Google tuyigereranye n'umukomisiyoneri w'amazu. Iyo ushaka kugura inzu, ufata telefone yawe ukarebamo nimero y'umukomisiyoneri, hanyuma ukamuhamagara ukamubwira imiterere y'inzu ushaka, akayigushakira ahantu atekereza ko yayibona. Iyo amaze kubona amazu atandukanye, akoherereza urutonde ukihitiramo iyo ushaka ijyanye n'ibyo wifuza. Reka tubyumve dutya. Telefone yawe nicyo gikoresho ukoresheje ushaka umukomisiyoneri. Icyo ngicyo twakigereranya na browser dukoresha twinjira kuri interinete. Umukomisiyoneri ni Google kuko niyo kurangira amakuru aho aherereye kuri interinete. Urutonde rw'amazu umukomisiyoneri akoherereza turugereranya
na ya mahitamo y'ama website Google ikoherereza cyangwa se ikwereka ukihitiramo ururiho ibihwanye n'ibyo ushaka. Ubundi Google ikora ite? Google ikoresha robo zitwa web crawlers. Izi zisura imbuga zitandukanye mu gihe gito, zigasoma amakuru zikayashyira mu bubiko bwa Google, aribwo mu cyongereza twita indexes. Iyo ushakishije ijambo, Google ireba muri bwa bubiko ikaguha imbuga zitandukanye ziriho ibijya kumera nk'ibyo ushaka. Hanyuma wowe ugasoma ugahitamo urubuga ruriho ibihuye neza n'ibyo ushaka. Nsoza reka mvuge muri make ibyo twaganiriyeho. Twabonye ko internet ari huza mudasobwa rigamije koroshya ihererekanyamakuru ku isi hose hifashishijwe imiyoboro nka fibre optique, wifi, ibyogajuru ndetse na cellular network, aho twabonye ko amakuru acagagurwamo akagenda mu duce duto twitwa packets. Twanabonye ko kugira ngo tugere ku makuru yo kuri internet dukoresha application cyangwa programu zitwa browser. Izo ngizo tubonamo Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari n'izindi. Hanyuma tukamenya aho ayo makuru abitse hifashishijwe IP address, ari nayo nimero yihariye iranga urubuga cyangwa mudasobwa kuri internet. Urugero twabonye rwa IP address ni IP address ya Google ariyo 216.58.223.14. Ariko kuko kwibuka iyi mibare bigoye, tugakoresha izina risanzwe ry'urubuga riryo wa3.google.com. Twanabonye ko DNS, Domain Name System, ifasha mudasobwa guhindura amazina ya website mo IP address. Iyo IP address ibonetse, browser yohereza icyo wasabye kuri server, ari nayo mudasobwa idasanzwe ibitsa amakuru kuri internet, maze server nayo ikohereza ibyo wasabye. Igisubizo ukakibona kuri mudasobwa yawe muri browser. Mu gihe tugezemo, internet ni igikoresho gikomeye. Uretse kuba kiduhuza n'isi yose, kinadufungurira amarembo y'amahirwe, kidufasha kwiga no kwiteza imbere. Nta kabuza nituyikoresha neza izatugeza ku iterambere turota. Niba iki kiganiro hari icyo kikunguye, ntuzacikwe n'ibindi by'ubutaha. Kanda subscribe, like na share, dukomeze kujyana mu rugendo rwacu rwo kuganira no kwiyungura ubumenyi. Mwakoze kubana natwe, reka tuzongere mu biganiro byacu by'ubutaha.